Ni gute buzuza tagisi info muri Google Adsense? Niba winjiza amafaranga biturutse mu ma ad, urugero nk'abakoresha YouTube, ukaba wishyurwa binyuze muri Google Adsense, ukeneye kuzuza tagisi info muri Google Adsense kugira ngo Google ijye imenya ingano y'imisoro igukata bitewe n'amafaranga winjije biturutse mw'ayo ma ad. Ese bigenda bite mu gihe wananiwe kuzuza tagisi info muri Google Adsense? Niba ufite YouTube nunanirwa kuzuza tagisi info muri Google Adsense, Google izajya igukata umusoro ungana na 30% ku mafaranga yose hamwe winjije kuri YouTube channel yawe. Naho mu gihe wujuje tagisi info muri Google Adsense, Google izajya igukata umusoro ungana na 30% ku mafaranga yose yinjiye cyangwa se yavuye muri views zaturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo rero biba ari ngombwa kuzuza tagisi info kugira ngo Google itazajya igukata cyangwa se igusoresha amafaranga menshi. Mbere yuko turebera hamwe uburyo buzuza tagisi info muri Google Adsense, ndaza kwifashisha urugero rw'uburyo nanjye nujuje tagisi info muri Google Adsense yanjye. Ushaka ibindi bisobanuro birenzeho ku bijyanye n'imisoro, wakegera abahanga cyangwa se impuguke mu bintu bijyanye n'imisoro. Uzafungura Google Adsense yawe, uzareba hano hejuru handitse manage tagisi info, uzahakanda. Numara kuhakanda uzahita uza hano hasi handitse United States, uze ujya hano handitse ngo add tagisi info, imbere yaho mu ibara ry'ubururu, aho hantu niho uzakanda. Numara kuhakanda hari utugambo bazakuzanira, uzabanza udusome kugira ngo utangire kuzuza form wamenye ibyo ari byo cyangwa se uri kumva ibintu ugiye kuzuza. Rero numara kudusoma tuno tugambo turi hano, uzakanda kuri start form. Umaze gukanda kuri start form uzategereza. Numara gutegereza uzakuzanira ahantu ushyiramo password ya email yawe, uzashyiramo password ubundi ukomeza ukore kuri next. Numara gukora kuri next uzategereza ko bifunguka. Nibimara gufunguka uzategerezaho gato, hagiye bitinda bitewe na internet yawe uburyo iri kugenda. Hano tuzatangira twuzuza. Hano bari kukubaza account type yanjye ni individual. Aha kabiri bari kumbaza niba ndi umuturage wa Amerika, ndashyira muri no, ntago ndi we, ubwo ndemeza muri no, ubundi nkomeze. Ushyira muri no, ubundi ugakanda kuri next. Hano hasi rero hari ahandi bazahita bakuzana ngo select W8 tax form type bwa buri munsi. Hano bagiye kukubaza ubwoko bwa type ya tax form ugomba kuzuza. Nka individual rero ngomba guhitamo buno buryo bwa mbere bwanditseho ngo W8BN. Uzaza rero ushyiremo suri wemeze. Numara kwemeza uzahita ukanda hasi handitse ngo start W8BN form. Numara kuhakanda uzategereza ko hafunguka ibindi bintu. Hazaza handi handitse ngo tax identity, hazazamo amazina yawe. Hari n'ahandi handitse ngo country region cyangwa se citizenship, uzaza ushyiremo igihugu cyawe. Tuzashyiramo u Rwanda, tuzemeza mu Rwanda. Nitumara kurwemeza arahandi handitse ngo tax identification number, ibyo bavuga TIN, foreign TIN, US TIN, no optional. Tuzabyora dukande kuri next. Nubwo hano ari optional, ushaka kuzuza cyangwa se ukayihorera. Rero tuzahihorera ubundi dukomeze. Hari ahandi hazaza rero ngo address. Hano ugiye gushyiramo permanent address na mailing address. Mu gihe permanent address ihuye na mailing address, uzakanda hari ahantu ubyemeze. Mu gihe bidahuye uzabishyiramo. Permanent address naho utuye, mailing address naho wakirira amaretere nk'amapine n'ibindi bitandukanye. Tuzahita tugera hano handitse rero ngo tax treaty. Tax treaty ni igihe
ugiye kuba wakemeza ukareba ko igihugu cyawe gifitanye tax treaty na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Dukoze kuri yes, wenda tukaza hano dukashakamo igihugu cy'u Rwanda, tuzaza turebe ibihugu bifitanye tax treaty na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. U Rwanda nta rurimo. Ibihugu bifitanye tax treaty na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, imisoro Google igukata ishobora kugabanuka cyangwa se bakaba bakorohereza. Ubwo rero u Rwanda nta tax treaty rufitanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndashyira muri no. Niba gushyira muri no, ndakanda kuri next nkuko bireba bari kubikubwira. Ninkanda kuri next, nzategereza ko hafunguka akandi ka etape. Numara gutegereza ko hafunguka kandi ka etape kugira ngo ubashe kuzuza, haza handi handitse bari kukubaza niba hari service cyangwa se hari ibikorwa ukorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hange rero ntabyo, ndashyira muri no. Ubundi nemeze no mwaka ari akazu kanditse ngo I certify, ndazanaho mvivuremo. Nimara kuvivura ubundi nkore kuri next, mbashe gukomeza. Nimara kwemeza hazaza handi handitse ngo tax report, nuvuga ngo ugiye guhitamo ahantu uzajya wakirira amaripoti ajyanye n'imisoro, tax report. Ushobora guhitamo rero uburyo bwa post cyangwa se paperless. Niba ushaka rero uburyo bwa post, ushobora guhitamo handitse get document by post, uzahitamo ibyo ushaka. Numara guhitamo ukore kuri next. Mu gihe urangije tax report, uzahita ugera ku ruhande hano handitse ngo document preview ya W8BN. Iyi fomu yayo bazakuzanira dokima yayo, ushobora guhikandaho ukayireba cyangwa se ukanayikandaho ukayidownloadinga. Ubwo rero iyo umaze kuyikandaho uyitegereza ureba ko ibyo wujuje ari byo, uremeza ugakanda kuri next. Hazaza handi handitse ngo certify and sign. Hano ugiye kuba wakemeza ibintu wujuje, ugenda ubivivura hasi unasinye. Uzagenda nyine uvivura hasi wemeze ko ari wowe uri gusinya ino tax form cyangwa se tax identity form. Ubundi hano hasi full legal name uzuzuzamo amazina yawe cyangwa se ushyiramo amazina yawe, hari n'igihe uzasanga arimo. Ubundi ukore submit, ube usubmitinze cyangwa se wohereje tax info form. Ubwo rero numara kubyemeza bazakwereka ko ya fomu yawe yabaye approved, bakubwira ko bazajya bagukata 30% ya income yabaye generated biturutse muri Amerika cyangwa se United States. Ayo mafaranga bazajya bayakataho 30%.